Hello guys, I hope ko mumeze neza, nanjye meze neza. It's been a long time without talking, ariko nanone nagarutse. Gusa mbere na mbere yuko ngira ikindi kintu mbabwira, munyemerere mfate umwanya nshimire abantu mwese mwarebye video yabanje, mwakoze subscribe, comment, mwese mwarakoze cyane pe, biriya nabyo bijya bimutiva, nkabona ko nyine ibintu nkora mu bikunze cyangwa se munabyitayeho. So twari twabonye ibintu 5 byakwereka ko umuntu mukundana agukunda koko. Today ikintu turi buvugeho nje kugira ngo turebe ibintu none 5 niba uri mu rukundo ugomba kwitondera, cyangwa ibintu ugomba kugiraho amakenga niba nawe uri mu rukundo. As usual, uko mumaze kubimenyera, nitwa Bitone nk'ibisanzwe. Iyi channel munkurikiraho n'ubundi yitwa Bitone TV. Keep subscribing and commenting about it. Then dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. So ikintu cya mbere na mbere ugomba kugira amakenga cyangwa se ugomba kwitondera ni icyizere. Ni byiza ko umuntu mukundana umwizera cyangwa se umugirira icyizere, mwembi mukizerana. Gusa ikintu nakubwiraho ugomba kwitondamo, itonde guhita wizera ko uwo muntu mutaramarana igihe mukundana ibintu byose akubwira ari byo, ngo wumve ko nyine umwizeye cyane everyday ahora bari mukuri. Banza making sure, urebe ukora igenzura umenye ibyo ari byo. Ikindi kintu nakubwira ku cyizere, wihubuka, itonde, kuko kubaka icyizere biravuna nk'uko mubizi, bisaba igihe kinini. Ushaka kubona ibintu wubatse igihe kinini cyane, wowe ukatuma bisenyuka mu kanya gato gashoboka pe, ugasanga nyine cya cyizere yaragufitiye kirashize. Iyo yari ingingo ya mbere. So kabiri, ikindi kintu ugomba kwitondera, itondere umuntu ukunda kukuganiriza ibintu bimwerekeyeho, ibyo atunze, things like that. Ujye ugira amakenga ubyitondemo, kuko muri iyi minsi turimo abantu benshi bajya gutereta bavuga ati njye ntunze ibi gutya na gutya, mfite ibi, ngenda mu modoka imeze gutya na gutya. Ariko bidusaba gushishoza, kuko hari abantu bagira imitima yoroshye cyangwa se bitewe na life baba baraciyemo, bafite ifemba ryo gukira cyangwa ryo kugera ku bintu. Hanyuma wakumva akubwiye ngo mfite ibi ngibi, bikaba byagukurura, then after waramaze gusanga ahandi hantu, nyine ukisanga warageze kuri yindi level, ugasanga ntago abifite, yarakubeshye pe. Icyo kintu nacyo ujye ukitondaho, ugira amakenga, uvuga uti umuntu kuki buri gihe anganiriza ku byo atunze, ni ukubera iki? Aho hantu ujye ugiraho amakenga. Ikintu cya 3 ukwiye kugiraho amakenga, itondere ku bintu bijyanye n'amafaranga musohora cyangwa se amafaranga asohoka muri rusange. Ni byiza ko umuntu mukundana, amafaranga, urukundo ruraryoha pe iyo rurimo amafaranga. Hari byinshi wamufasha, harimo byakozwe n'amafaranga. Gusa itonde, kuko hari igihe umuntu aza ariyo akurikiye tu, ariyo akurikiye, ugasanga nyine urasesagura, yashize aragusiga. Rero make sure that ntago ariyo akurikiye, umenye uwo mubana tu. Ikintu cy'amafaranga, hari n'abantu rega badakunda gusesagura. Itonde rero umukunzi wawe, umenye ibyo akunda n'ibyo yanga ku ngingo y'amafaranga. Iyo ngiyo yari ingingo ya 3. Ikindi kintu uzitondera kandi gikunze kubaho kigasenya n'ama relationship menshi y'abantu agiye atandukanye, ni ikintu cyo kugereranya aba boyfriend cyangwa se aba girlfriend bacu n'abo dusanzwe tubona, just kuko runaka ameze gutya na gutya, kandi boyfriend wawe cyangwa se girlfriend wawe akaba atarabishyikaho, ugahora nyine
umukompeyaringa n'abandi, umujajinga, umwereka ibyo Claude yagezeho, ibyo runaka yagezeho, ugahora umwereka ko ari hasi tu. Biriya bintu ntabwo bishimisha abakunzi bacu. So ibyo bintu nabyo mujye mubigendera kure kandi mubigireho amakenga, kuko nyine ashobora gutekereza ati kubera iki ahora anyereka runaka, kubera iki, things like that, akakwibazaho tu. Iyo bihoze gutya akabona nyine uhora umwereka runaka ibyo yagezeho, ibitekerezo bye utabiha agaciro, abona ko nyine ntabwo umukunda, ahubwo ushaka ngo abe nka runaka, kandi mu by'ukuri ni weho wari kumushyigikira ukamuhereza ideas, ukabona ati byari kugenda gutya, tubikore gutya kugira ngo intego ze zigerweho. Rero icyo gihe abona yuko utamwitayeho, ahubwo ufite abandi witayeho. Make sure that umuntu mukundana irinde kugira ute, kujya umukompariza n'abandi. Akandi kantu ka gatanu ari nako kanyu mukwiye kugira amakenga, buri umuhungu cyangwa umukobwa, akantu karakureba cyane. Ukwiye kugira amakenga ukibaza, se umu boyfriend wanjye cyangwa se umu girlfriend wanjye dukundana, mu by'ukuri haramutse habayeho ikibazo yampagararaho, yagumana nanjye, ukamuganiriza ukumva ibitekerezo afite, kubera ko ni byiza gukundana n'umuntu ufite ibitekerezo bizima, ibitekerezo bifite ikintu byatugezaho, bikaba byakora relation yanyu ku rwego rumwe, bikaba byanabasha kuyigeza ku rundi, kuko nyine relationship idatera imbere ihora kuri level imwe rwose wa pepe nta kintu ibimaze. Ibyo byari ibintu bitanu umuntu uri mu rukundo, niba uzi ko uri mu rukundo ugomba kwitondera. Ibi bintu maze kuvuga bitanu birakureba pe. Mwakoze kunkurikira, kumpa time, mani mukana subscribe. Don't forget to subscribe on this channel. Kandi nyine today twari turi mu bintu bijyanye na relationship biri romantique. Keep subscribing kandi musharinge. Nshimira cyane abantu mwarebye video yabanje, mbashishikariza no gusangiza abacuti banyu video, mani inkunga ikomeye. Thank you so much kabisa, mwakoze mukama time yanyu. Je wakomeza kubagezaho ibiganiro, cyangwa dusanzwe bagezaho ibiganiro kuri channel. Nitwa Bitone, channel yacu yitwa Bitone TV. Channel yitiriwe izina ryanjye, ivuga ku bintu byinshi bitandukanye. Umunsi twe turi mu relationship, mu bintu biri romantique, but next bafitiye ikintu, akantu kari kurusho, kambihorere gusa ntawe nkababwira, ariko ako kantu kari kurusho. Mukomeze munyereke urukundo, nanjye nzabereka akantu gashyashya nzaba mbazaniye. So thank you for watching, kandi nyine musubscribe. Ikindi nababwira, I love you too much, kandi stay in touch. God bless you.